agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Imihango hari n'ababyita ikibada, kujya imugongo, kujya mu kwezi, ibishoze ndetse n'ibindi. Ni kimwe mu bice bitatu by'ingenzi bigize ukwezi k'umugore. Ni igice ariko bamwe bagiraho ibibazo binyuranye dore ko bakisangamo batarigeze bagira amakuru na make. None nanjye ntangira gutekereza hana amaraso yavuye numva ntago ndimo kumva. Ntago nari narigize numva ibyo bintu byo kuvuga ngo imihango. Ubwo nyemba ngize ubwoba njye kuri animatrice, ubwo nari nagiye no ku ishuri nta kotex ntwaye nari ndakana afite imyaka 11. Abo bakobwa turabumva mu buryo burambuye muri iki kiganiro. Ariko se imihango ni iki? Isobanuye iki se mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'ab'igitsina gore? Imara iminsi ngahe se? Abayijyamo bakababara se biterwa n'iki? Ibyo byose n'ibindi tutagarutseho turabisobanukirwa muri iki kiganiro. Ntabwo ari igira itanga imihango, ahubwo ni wamworohera womoka none ukazavamo imihango tubona y'umugore. Uwo ni Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwe no saha bumugisha Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku mihango. Mbere yo gutangira, reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, no kuvuga 80111 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twabigarutseho ko tugiye gusobanukirwa mu buryo burambuye ibijyanye n'imihango. Mbere yo kwakira Dr. Anisette Nzabonimpa, reka twumve abakobwa twaganiriye. Ese bajya mu mihango bwa mbere byari bimeze bite? Mbere njya mu mihango nigaga muri 3e primaire, nari mfite imyaka 8, naranaga na murumuna wanjye. Nambaraga robe de nuit y'umweru, mbyutse urumva nabyutse mbere ye ngiye ku ishuri, ahita abona nitashije, ahita avuga ko wavuye amaraso bite byawe byakugendekeye gute. None nanjye ntangira gutekereza hana amaraso yavuye numva ntago ndimo kumva. Ntago nari narigize numva ibyo bintu byo kuvuga ngo imihango, nta na rimwe narigize mbyumva, mama ntigize abimbwira cyangwa wenda abacuti banyu ko urumva bari abana. Mpita ntekereza ngo burya ngo nacitse igisebe kuntu, ntekereza ko ari ino ryazamuye ayo maraso. Ariko nkibaza ukuntu ino ryazamuye amaraso angana gutya rikanyanduza. Itambibwira mama ngo ino ryanjye ryazanye amaraso menshi. Mama njyana muri chambre arambwira ngo ni inkure mu kariso. Nyikuyemo mbona na amaraso, umutima uranje ntangira no gutekereza ati mama aranyice kuba navuye amaraso mu gapipi. Nibwo yatangiye kunsobanurira nyine uko umukobwa yakuze ajya mu mihango nyine, ariko biramutungwa nawe kuba nagiye mu mihango mfite imyaka 8. Njya mu mihango bwa mbere nayigiyemo niga mu mbere segonderi, ariko mbere yuko njya ku ishuri mama yarambwiye yuko mu bigo by'amasegonderi bya boarding haba umwanda igihe abana bisanga barwaye inzoka nk'amacinya. Ambwira ko kugira ngo nyine ikimenyetso cya macinya muri kaka yawe haba harimo amaraso. Ubwo njya kujya mu mihango nagiye nko muri toilette, mbona nazanye amaraso, ngira ngo narwaye za nzoka yambwaga nyine za macinya, ngira ngo nayo maraso nyine niho ari guturuka. Ubwo nyemba ngize ubwoba njye kuri animatrice, ubwo nari nagiye no ku ishuri nta kotex ntwaye nari ndakana afite imyaka 11. Ndavuga ati izi ni inzoka narwaye za macinya bambwiraga, ngira ubwoba. Animatrice ambwira ukuntu nyine wapi ari imihango nagiyemo, ajya kungurira kotex anyigisha ukuntu bayambara. Guhera ubwo nyine menya ko nagiye mu mihango ntarwaye macinya. Iyo uza kuba ababyeyi barabikubwiye ho mbere, ubona byari kuba byarakurinze iki cyo gihe? Byari kundinda kugira ubwo bwoba, cyangwa nkaba nariteguye mbere nzi kwambara kotex, nzi kwikorera isuku nagiye mu mihango, sinjye kugira ubwo bwoba bwose bw'uko narinze ndwara inzoka ngo njye guhuruza animatrice.
ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Wabyumvise rero ko abakobwa twaganiriye batunguwe no kubona imihango. Dushishikariza ababyeyi kujya batinyuka bagategura abana babo kwinjira muri iki gice gikomeye cy'ubuzima bwabo. Kuba batarabishobora ariko reka tubafashe gutanga ayo makuru binyuze muri iki kiganiro. Nakiriye Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Imihango y'umugore ikomoka he cyangwa ituruka he? Kuri imihango y'umugore abantu bakunda kuvuga uyivuga wenda amakuru menshi bati ni umurabo uri kwiyoza, abandi bakavuga bati ni ryagi risohotse, abandi bakavuga ati bimeze gute. Ayo makuru yose ni ibihuha. Amakuru y'impamo nuko buriya imihango ituruka uko ukwezi k'umugore kugenda kugukora. Iyo umugore avuye mu mihango burya mumura imbere, agaho k'imbere k'umura kaba korohereye cyane, karatangira kagakura wenda navuga ko kaba kameze nk'urubobi. None uko kagakura kitegura kuzakira igi wenda ryazavamwo umwana igihe haba habaye imibonano mpuzabitsina ituma intanga y'umugore ihura n'intanga y'umugabo, none hakavamwo igi rizavamwo umwana. Kuko iyo iryo gi rizavamo umwana, iyo rije rikicara imbere mu mura, ryakirwa na kagahu k'umworohera kamaze gukura, kaba kameze nka matora. Noneho muri make uwo mworohera ukaba igisasiro cya ryagi rigakuriramo, akari naho uwo mworohera uzatuma hakorwa ingobyi umwana azaba arimo, ndetse na y'amazi abo umwana barimo ari mu nda ya nyina, ndetse n'isuhu umwana barimo. Byose nyababyeyi ibikora ihereye kuri wa mworohera wakuze muri cya gihe cy'ukwezi k'umugore. Iyo umuntu adasamye rero, iyo atakuze mu mpuzabitsina ngo asame, wa mworohera ugategereza igi rizavamo umwana ukaribura, wa mworohera urategereza ugaheba. Wazaheba iyo intanga isohotse ubundi y'umugore mu gihe cya ovirasiyo, iminsi 14 ibihagije kwiyirangiye, kagaho kateze iminsi 14 kabonye nta gikabonye, karasaza kagahunguka kakamanuka, kuko kaba korohereye cyane. Rero tunakita umworohera iyo kamanutse kamanuka kameze nk'amazi ariko asa n'amaraso. Niyo mihango tubona imanuka ibiri kagaho k'imbere muri nyababyeyi, kaba kari komoka kuri nyababyeyi kakamanuka kagenda. Aho komotse kuri nyababyeyi naho hagenda kuko haba hameze nk'ari igisebe, havamo umuturaso tugenda nabwo dukurikira wa mworohera, cyane cyane ko wa mworohera kugira ngo usohoke na nyababyeyi genda yikanyakanya yikandakanda kugira ngo wa mworohera kuko usohoke vuba, imihango ishire vuba. Nacyo gituma burya abakobwa bamwe baba imihango banaribwa, nuko ari nyababyeyi biri kwikanda kugira ngo wa mworohera womoke vuba ujye hanze. Iyo rero uwo mworohera usohotse, nuko nyababyeyi gomeza yikandakanda, hashobora no kugendamo n'amaraso avuye mu nyama uko y'umura. Ari nayo mpamvu ko mu bagore cyangwa abakobwa bajya mu mihango bashobora kubona imihango imeze nk'amazi, iyo ngiye akenshi biturutse kuri kagahu k'umworohera. Ariko nyuma ugasanga haje n'ibindi bijya usanga byabumbiye, byabaye nk'amaraso yabumbiye, noneho ugasanga akenshi bwo biba bigaragara ko ari n'amaraso, ni ya maraso bari gusohokaho no mu mura yagenda akurikira kagaho. Ntabwo ari ryagi rero, kuko ryagi iyo twabonye ko iyo risohotse ntirenze umunsi umwe ridapfuye. Iyo rimaze gupfa ryo rero akenshi risohoka, navuga ko mu rurenda umugore cyangwa umukobwa akomeza asohora mu minsi yose, kuko buri igitsina cy'umukobwa hari igihe kigira ububobere n'urenda rugomeza rusohoka. Ni ukuvuga ngo ryagi ryo ryamaze gupfa nyuma y'umunsi umwe, iyo virasi ibaye ryo rirasohoka, uko ntiriba rinagaragara uko ni akantu kadashobora kubonwa n'ijisho, wenda rishobora kubonwa na microscope gusa, kuko n'abize wenda bazi ko ni selile cyangwa seli. Selile cyangwa seli ntibonwa n'ijisho ry'umuntu. Ni ukuvuga ngo n'imihango yava kuri ryagi ari nabyo ntiyabonwa n'ijisho ry'umuntu. Ryo tumura ntabwo ari igira itanga imihango, ahubwo ni wa mworohera womoka, none ukazavamo imihango tubona y'umugore. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Turacyaganira ku mihango. Wabyumvise icyo imihango ari cyo ndetse naho ituruka. Wanabyumvise kandi impamvu hari bamwe bajya mu mihango bakababara. None se bakora iki ngo ubwo bubabare bugabanuke? Turacyari kumwe na Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Burya kugira imihango myinshi cyangwa mike, cyangwa umwe kuba yaribwa mu mihango n'intaribwe, kuba umuntu yagira ukwezi kurekure cyangwa kugufi,
ibi byose ntabwo ari uburwayi ku buryo tunagira abakobwa n'abagore kutabyivuza kenshi, ahubwo umuti wa mbere ni ukubyakira, umuntu akiyakira kuko aba ari imperuka ziri kuba ku mubiri we, kandi tukabagira inama yo nko gukoresha wenda uburyo butari imiti, kuko hari ibyo umuntu ashobora gukora bikaba byamugabanyiriza ububabare, kuva cyane no kwiheba. Ibyo rero ni ibihe nuko tugira abantu bafite imihango cyangwa ukwezi k'umugore kugira impinduka wenda zishobora kuba ituma wenda bumva bihebye, kutiheba, kwiyakira ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri ikaba kunywa amazi menshi cyane kandi igihe cyose, bikaba umuco, ntanywa amazi gusa igihe ari mu mihango cyangwa igihe ngo yumva atameze, ahubwo igihe cyose, mu minsi yose akayanywa amazi igihe cyose, ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo burya ni byiza, ariko n'igihe wenda umuntu aba afite ububabare wenda ko atakwihanganira, abata nk'icupa ririmo amazi y'akazuyazi akaba yayishyira ku kiziba cy'inda hariya ari kumva ububabare cyane, cyangwa mu mugongo, mu gice cy'umugongo kijyanye n'ikiziba cy'inda, aho kugira ngo ajye wenda kujya afata imiti buri kanya kuko buriya imiti ya buri kanya nabwo si myiza, cyane cyane ukwezi k'umugore ari ingaruka kwezi, urumva agiye afata imiti yagiye ifata buri kwezi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Arakoze cyane Dr. Anicet Nzabonimpa kuduha ibyo bisobanuro. Ntitwasoza iki kiganiro tutagarutse kuri bimwe mu bibazo abangavu bibaza ku mihango. Hari abangavu bagira impungenge ko bamara igihe kirekire mu mihango, wamubaza ugasanga yimaramo iminsi 7. Ubushakashatsi bugaragaza ko igihe abagore bamara mu mihango gitandukanye, ariko benshi bamaramo hagati y'iminsi 3 n'5. Cyakora imihango imara iminsi hagati y'2 n'7 nayo ifatwa nk'idateje ikibazo. Iri nomo. Ikibazo cya kabiri abangavu bakunda kwibaza ku mihango ni kijyanye no kuyibura. Ubundi kubura imihango bizwi nka amenorrhea cyangwa se amenorrhea. Biri mu buryo bubiri, aribwo primary amenorrhea ndetse na secondary amenorrhea. Primary amenorrhea bivuze umwangavu ugize imyaka 16 atarajya mu mihango na rimwe. Ni mu gihe secondary amenorrhea byo bivuze umuntu usanzwe ajya mu mihango ariko akaba amaze amezi 3 yikurikiranya atayijyamo kandi atarasamye cyangwa se ngo abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Impamvu zishobora gutuma ibi bibazo bibaho ziratandukanye, ndetse akenshi nta ngaruka ziba ziteje. Cyakora kubera ko hari n'igihe bishobora guterwa n'impamvu ikeneye kuvurwa, ni byiza ko niba ukomeje kubura imihango wajya kwa muganga kugira ngo barebe niba biri guterwa na ya mpamvu idateje ikibazo cyangwa se niba ukeneye kuvurwa. Kujya mu mihango inshuro 2 mu kwezi ni ikindi kibazo abangavu bakunda kwibaza. Bakibaza batese nta kibazo cyaba kirimo. Niba ujya mu mihango inshuro 2 mu kwezi ariko hakaba hacamo iminsi myinshi hagati y'imihango n'indi, ntukwiye guhangayika. Urugero, niba warabonye imihango mu matariki abanziriza ukwezi ukongera kuyibona mu matariki asoza ukwezi, ibyo bisobanuye ko ari amezi 2 y'umugore yahuriye mu kwezi kumwe kwa kalendari. Reka tuvuge ko wagiye mu mihango tariki 2 ukongera kuyibona tariki 29. Icyo bisobanuye nuko ukwezi kwawe kwarangiye tariki 28 kukaba kwaragize iminsi 26. Tariki 29 rero winjiye mu kundi kwezi. Twibukiranye ko ukwezi k'umugore ari igihe kiri hagati yo kuva ku munsi wa mbere waboneyeho imihango kugera ku munsi ubanziriza indi mihango. Ibi binasobanuye impamvu ushobora kubona imihango inshuro 1 mu mezi 2 bitewe n'uko ukwezi kwawe ari kurekure kukaba kwarambukiranyije ukwezi ko kuri kalendari. Nibyo naba nkubwiye muri kano kanya, ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiwe twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njya gutegura iki kiganiro nkabana nakikugejejeho, nitwe no Sahabu Mugisha, Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi. Ngo reka ntago cyica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.